muzuye tukaba dutegereje yuko bazatubwira ati umuntu wacu arazutse. Iyi sanduku niyo yararimo. Niyo yararimo. Iyi sanduku niyo yararimo. Amakuru nayo ngayo. Oya buretse. Niyo yararimo rwose. Iyi sanduku niyo yararimo. Kuri pe njyewe nabonye umuzuko utanabaho. Umuzuko nabonye bundi Bibiliya iratubwira ngo tuzabona umuzuko mu gihe kizaza, ariko nge nabyiboneye gutya amaso yanjye umuntu azuka. Ariko ni gute umuntu azuka, umuntu yapfuye arongera arazuka, ariko nge gutya n'amaso yanjye niboneye umuntu azuka akanura n'amaso ye gutya vizavi. Umuntu arazuka arakanura mbireba. Nakubiswe n'inkuba mwuka byaramwe, ariko nge ikintu kinungura ko njye abandi mbona bapfa nibazuke, ariko uriya we yanunguye. Uzi kubona umuntu apfa yapfuye, abantu babibonye bose bari kuvuga ati mushingure umuntu vuba ataragira gutya na gutya, bajya kumusezera bakabona arazutse. Umuntu ni muzima. Abantu bamwe bajya muri koma, abantu bahura n'ibibazo, bibaza ibi bintu buryo bitunguranye, buryo bibayeho, kandi umuntu bari bazi ko yapfuye arazuka. Nge niboneye umuntu azuka, ariko sinzi ko bizigera bimvamo. Kubona umuntu wapfuye mana yanjye ukongera ukamubona kujya nyura mu muhanda tukamubona tukavuga ati uyu muntu ni wa wundi wapfuye tumwite muzuka. Mana iki gisebo koko cyo, ariko ni byiza kuba yazuka. Turagusuhuje wowe uduteza amatwi hano ku Karabyo TV, tukubwira ngo ikaze mu banyamuryango bacu. Wowe wageze aha turagushimira. Niba uri mushyashya kanda subscribe, niba usanzwe ukanda like, ubundi dukomeze n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Haracyari wa musore wanyu Nibo wanze kuniganwa n'ijambo akavuga ati nzabaziranira akana kariya, biba byaturutse imihanda n'imihanda. Nkubwira ngo turi kumwe n'umusore wacu. Umeze ute musore? Meze neza, nubwo ibibazo byakomeje ku bibazo, wenda navuga ko ari amahirwe wenda twagize. Wamamagaye nkusanga irwamagana mumeze mute? Irwamagana urebye hari umucyo, hameze neza, abantu baratuje, usibye nyine ibibazo byabaye aho iwacu mu gace kacu. Habaye ibibazo bikomeye, usibye ko nyine Imana navuga ko ariyo yatumye bisa naho bitunganamo. Kutubwira ngo mu gace k'iwanyu habaye ibibazo, ibyo bibazo byabaye mu gace k'iwanyu ni ibibazo bimeze ute, cyangwa se biteye gute, kugira ngo abanyarwanda bari kukureba babashe gusobanukirwa ikintu uri gushaka kubabwira? Ega nta nubwo ari na kera byabaye musibeje, ariko ibintu byabaye ni amahano. Ibi bintu byabaye nanone nigeze mbibona pe. Nabonye ikintu nigeze mbona n'amaso yanjye. Uzi guhura n'umuntu wari uzi ngo yapfuye, ugahura n'umuntu ugasanga ni muzima. Gihorere. Nese uwo muntu kugira ngo abe yazuka cyangwa se yagira, niwe waba wamwishe? Sobanure muri make. Ubundi dore ukuntu ibintu bimeze. Ni ukuvuga ngo umukobwa nyine yarapfuye. Amajije gupfa batanga itangazo ko umuntu nyine yapfuye, babyita niba sinzi uburyo babyita, ariko ni ugutanga itangazo, ni ukubwira abantu, kubwira abantu nyine ngo batabare. Ubwo rero bamaze kubibabwira, abaturage baragiyeyo mu rugo iwabo uwo mukobwa, babaza n'amasanduka bari bayiguze barayizana. Ubwo nyine bavuga ati dutabara umuntu wacu tumushingure nyine. Barangije bamushyira mu isanduka. Bakimara kuyimushyiramo, imihango aho ngaho iraba, dutabaraniza n'ibyo kurya, izana imiceri, izana ibitoki, izana ibigori byari bihari, ibintu byose, ibigage, ibiki byose bihari. Usibye ko wenda n'ibyo bintu ntabwo twabinywanye n'agahinda, wenda ikintu cyiza cyaje kubamo. Hageze igihe cyo kuvuga ngo uwo mukobwa, umusaza we niwe wari ugiye kumusezera. Ubwo yari agiye kumusezera, ubwo bagiye kumushyingura nyine. Agiye kumusezera, agiye kwikura gutya asanga umuntu ni muzima arahumeka.
izina ry'Imana nkubwije ukuri dore umuhungu yasohotse yirukanka ari gutabaza aravuga ati muze murebe ibibaye. Umuntu bamubitse yapfuye musaza wagiye ibyo bintu se birashoboka ntago bishoboka. Yasohotse atera induru avuga ati muze murebe ibintu bibaye hano. Ati umuntu arazutse mushaka gushingura umuntu muzima. Musaza we yahise arwara turuma muri ako kanya. Aravuga ati ni gute mushingura umuntu ari muzima? Kandi nawe yarabizi neza ko mushiki we yapfuye. Bajye no kumushyira mu isanduka yarabizi neza ko yapfuye. Ariko se uwo mukobwa ajya gupfa cyangwa se bajya kumushinga arwara niba yaranarwaye wundi yararwaye ubwo musaza we yarari aho ngaho cyangwa se yari yaturutse kuri atarahagera ngo amenye uko bimeze. Ubundi musaza we ntabwo yabaga iwabo ariko akimara kumenya ko arwaye arembye byatari agiye gupfa yahise afata iya mbere araza ajya mu rugo. Uwo mukobwa bavuga ko yapfuye yarahari yarabyiboneye n'amaso ye ariko kubera toroma yarwaye we yavugaga yuko bafashe umuntu muzima atarapfa bakamushyira mu isanduka bagashaka kumushyingura ari muzima. We niko yavugaga kandi mu by'ukuri pe yari yapfuye bya nyabyo. Abaturage babyiboneye bari bahari narivugira ati umuntu yarazutse biradutungura sinzi n'ijambo ry'Imana wenda ku bantu babikurikirana. Hari aho umuntu yapfuye arongera arazuka. Mu gitabo nyine biba byanditse biranditse ariko kuva icyo bavuga yuko ari nk'inuze yabaye ni nk'umuzuko twabonye kandi twari tuwutegereje mu gihe kiri imbere wabonye umuzuko ntara wiboneye kandi ubwo ngiye numvaga ko umuzuko wenda uzaba mu gihe kiri imbere dutegereje wenda tuzabona se cyangwa wenda sinzakibone nzaba nariho wenda narapfuye ariko ntabyiboneye n'amaso yanjye. Umuntu azuka pe arazuka umuntu muzima kugeza sisa akimara kuzuka byahise bigenda gute? Umuntu akimara kuzuka rero muri ako kanya abaturage ntabwo tujya twemera dukunda abapfu. Abaturage nagiye kumva baratangiye uwazanye ibigori uwazanye inzoga uwazanye icyo kunywa ngaho nk'umuntu waje gutabara umuntu wapfuye bose bahise batangiye ati mudusubize ibintu byacu mudusubize ibintu byacu gutabara bakavuga gutyo cyane ahubwo banarakaye aho ngaho n'igipfunsi cyari kigiye no kuba usibye ko dutabarane n'abantu bihangana kuko nikiberaho. Iyo yaravuze ati ibintu nimba twabizanye tubizana mu rugo rwa nyakwigendera ariko ubu si nyakwigendera twavuga ko ari rw'umunyamuryango wacu. Niba twabizanye akaba tugize amahirwe akazuka ibi ngibi nibyo biri bumwondore mu burwayi yaragize iki yarafite kuko n'ubundi barakomeza bamuvuze ntabwo yazutse bwite ku buryo ari bwahita akira burundu baramuvuza dutabarane ibyo rabyirengagiza. Ariko abaturage babandi baje gutabara uwari watanze amafaranga yo yisanduka uwari watanze amafaranga yo kugira ngo bashingure umuntu wabo neza uwari watanze amafaranga y'ibikoresho bazakoresha aho ngaho man umuntu aragenda mu modoka y'ibihumbi 100 ariko y'ibihumbi 100 ya miliyoni 100 aragenda mu modoka ya miliyoni 100 ariko maratunganira ibihumbi 100 ngo mungaruze ibihumbi byanjye 100 umuntu wanyu yazutse. Ati mwebwe mwadutekeye umutwe mutubegira ko umuntu yapfuye kumbe ni muzima mo murashaka kwirira. Noneho bazi ngo inzara yabaye mu minsi yashize bazi ngo n'uwo muntu buriya ngo yarigandaje yarifashe ngahita yigandaza bo niko babizi. Ubwo babifashe nkaho ubwo rupfu bari barubitse ari ubwo kubeshya kugira ngo babashe kubona ibizavuza uwo muntu ibizabatunga nabo bo niko abo bantu bahise babibona. Abaturage baho hantu twagiye tubona amakuru agiye atandukanye tubona nabo babyivugira uko byari bimeze bumvaga ko ari ukubabeshya kandi n'abaturage baho hafi barabyiboneye. Umuntu niba yari amaze iminsi hafi cy'umweru arwaye akagiraho nyine yitaba Imana nyuma bagiye kumushyingura bageze ku kiriyo nyine bagiye kumusezera akabona kuzuka sinibaza ko babifata nkaho bari bababeshye. Ibintu byanyabyo ahubwo ni igitangaza cyabaye cyane cyabereye aho hantu kuko kubona umuzuko umuntu azuka ni ibintu
ni ibintu tutari twiteguye, ni ibintu bitari bibaho tutazi tutarabona. ntagahomamo n'abaturage babibonye babona umuntu azuka babifashe gutya. abaturage bo ntacyo nabashinja bari bahari. abamubonye yapfuye, abamuzingazinze niba babyita kumukusanya no kumwegeranya bagira ngo bamushyire mu isanduka, barabyiboneye pe. umuntu ntabwo yakipfusha ngo amara amasaha 2 atarahumeka. uwo muntu ameze ati afite umwuka wenda ahumekera ahantu habiri, kandi ubwo abuhumekera ahantu habiri inda ntiyabura kwinyeganyeza. amasaha 2 yose abantu bari baraho ngaho barabyiboneye ko yapfuye. ko bivugwa nese awe uri kutubwira ngo amasaha 2 kandi bivugwa yuko yamaze umunsi yapfuye. noneho yapfuye uyu munsi bamushyingura nk'ejo, urumva ko yari yamaze umunsi. n'urugero njye natanze, ubaye uri umuntu nubwo yaba iminota 40 ntiwayimara ugize iki utarahumeka. kandi ikindi ngo bari bamushyize no mu isanduku. bari bamushyizemo, ni namwe ubwo bamushyizemo amaze umunsi. mu gitondo bamubyutse bamushyiramo. none se tukiraho iyo sanduku, tukiraho ngaho iyo sanduku baje kuyikoresha iki? bayisubijeyo cyangwa bafite ibindi bayikoresheje? iyo sanduku ubu sayize ngeze no kuvuga ngo aho bari bayiguze bahise bayisubizayo. kuko isanduka iyo wamaje kuyigura ntabwo ibyo ugiye kuyikoresha iyo bidakunze wemerewe gusubirayo ukayibagurisha. ako nyine ntabwo uyigurisha iyo wayiguze, bajya munsi uyisubizayo. buriya rero ni nayo mpamvu uba usanga abantu muri Kigali haba abarinzi ku marimbi. hari abantu ubundi bamena amarimbi bakiba amasanduka bakajya kuyagurisha, kandi bayagurisha aho yaturutse nanone. rero niyo sanduka navuga ko amakuru nari mfite numvaga bavuga ko bazayijyana, nimba barayitwaye ntago mbizi, ariko niyo makuru. none se iyo mva bari bacukuye aho kuri iryo rimbi baje kuyisiga gutyo cyangwa se barayisibye? tubwire muri imva uburyo babigenjeje. kubera urabona iyo umuntu yapfuye bacana igicaniro, ubundi babyita kurara kurumbi. baba bacanye igicaniro iyo baraye kurumbi. ubwo rero bya biti bacanye ari biba byasigaye zangiga, izo ngizo nizo bahise bagira iki bashyingura. nizo bahise bashyingura. arangije bahita bashaka umunyamashengesho, araza arasenga, kuko ni ukuvuga ngo akimara kuzuka bahise bamukuramo vuba vuba. bahita bamujyana kwa muganga, atavaho kongera agapfa byihutirwa. ni kwa muganga. kwa muganga niwo umunyamashengesho yamusanze, aramusengera. umunyamashengesho arababwira ati rero uyu muntu ni umwuka wera wamukoreyemo, ni Imana yakoze ibitangaza kugira ngo yongere agarure ubumuntu. naho mani sha ku izina ry'Imana ibintu nabonye niboneye gutya n'amaso yanjye, sindabona umuntu apfa ngazuka, ariko haraho nabibonye. igitangaza cyane kivugwa se ahubwo aho iwanyu nk'abantu cyangwa se ubuyobozi bukimara kubona umuntu yazutse, ubwo buyobozi wabonye bubifata gute muri rusange? nyine ubuyobozi bw'aho ngaho ni ukuvuga ngo akimara kuzuka n'imvururu yabaye aho ngaho, n'uwo muhungu akigemara kujya muri koma, n'abaturage bisaza ngo mutugaruze utugori twacu, mududu udushyimbo twacu, uwazanye akabido k'ubushera muzane ubushera bwacu, wazanye akabido k'umutobe muduhereze, wazanye agakaze mume, watanze amafaranga yo gutabara mumereze. leta ku kanya ubwo buryo bigaragambijemo bavuga ngo mudusubize buri kantu kacu, cyangwa se twabwita nk'aho wenda bavugaga ati muze tujye gusangira ibintu byacu twari twazanye, kuko n'umuntu yazutse, wenda watanze amafaranga bakayifashisha n'ubundi bavuza uwo muntu. nkeka ko wenda ariko byaba byaragenze. oya wapa ahubwo bo bavuga ngo babagaruze ibyabo. leta nibwo yayisigira iki, bahise hamagara bavuga ati tudahamagaje ubuyobozi, hano hantu haraza gupfa umuntu yimva mwacukuye ariwe mu mushyinguramo, cyangwa se hapfe na babiri musange mucukuye n'indi. ati rero bahita bahamagara ubuyobozi ako kanya, polisi
ihita yatera amatako. yego Ikimara kuhagera abantu barabaturisha baricara buriya ubuyobozi ni bwiza. Ubuyobozi ni bwiza bwaricaye burabaganiza, yego babwira uburyo bagomba gutwaramo ibintu, abwira ko nabo bashobora kugira ikibazo nk'icyabaye. Ikintu kibaye ku muntu nawe ujye umenya ko ejo nawe cyakubaho. Buriya rero ntukajye ucira umuntu urubanza wumve ngo umuntu ngo nuko bavuze ngo kera yari umukire ngo uyu munsi yakenye. Kuba yakenye nawe se nawe ejo bundi ushobora kuba wari ufite amamodoka 100,000 ukikanga byagenze gutyo, kuko n'uwo wari wapfuye yari yapfuye atazi ko ari bugire iki atari bwongere ngazuke. Kugeza izi saha abaganga niki bari kuvuga kuri uwo mudamu cyangwa se uwo mukobwa wapfuye akazuka? Ni igiki bari kubatangariza? Bari kubona araza gukira cyangwa se arakomerezamo n'ubundi yongera? Nimugoroba naganiye na musaza we yavuye muri koma. Nimugoroba naganiye na musaza we ambwira yuko nyine umukobwa maroroherwa, ariko nawe ntago ariyumvisha neza ko yari yapfuye. We maravuga ati hoya nari ndwaye ndabizi, ariko ibyo gupfa byo ntabyo nzi. Nta muntu ntago baratangira kujya bamuganiriza ngo bamenye uko bimeze, cyangwa se ntago aratangira kubona agategeko kuba yaganira n'abantu nyine ngo abatekereza uburyo bimeze? Kuganira maraganira, ako nyine ni kakuka gake kuko n'ubundi arwaye ntiyavugaga, ariko yavire muri koma baganga bakamukurikirana maravuga nyine biri aho by'umurwayi, ariko nyine pe ariko bakamubwira ati wari uducitse wari wapfuye, akavuga ati oya ndabizi ko nari ndwaye ariko ntago nari napfuye. Tukira aho ngaho ubuse muri quartier cyangwa se ahantu mutuye ubu nibahise bamubatiza ya mazina tujya twumva y'imihanda ngo ugasanga umuntu bahise bamwita ngo ni Muzuka? Ibyo byo nunabitindeho. Baba we none abana bapiti batoye. Ati mwari muzi ko kwa kanaka hari umukobwa wazutse, abandi nabati murekereyo. Ati twabonye umuzimu wigendera. Ni Muzuka bwite. Ni umuzimu. Bari kumwita umuzimu. Umuzimu. Ngo ni umuzimu ngo cyangwa se ngakabanga ari iby'iwabo byari byamwishe bikongera bikamugarura kubera ko ari amategeko barenzeho ku mabwiriza bahawe. Ese buriya nkawe ibyo bintu bajya bavuga ngo ni iby'iwabo bajya gucisha, wewe ujya ubyemera? Iby'iwabo kuva nyiri muto numvaga bavuga yuko iwabo ngo ari abarangi. Kuba ari abarangi rero ntabwo ngiye nimajenaga yuko bashobora kuba wenda baragiye no kuzimu. Bamwe bagiye buriya rero iyo umuntu amashe gukira abantu bakuvuga ibintu byinshi. Ubwo bivuze ngo iwabo barishoboye mani, barishoboye. Iyo umaje gukira abantu bavuga ati ibu yagiye kuzimu, ati yagiye hanaha. Rero nge nabyumvaga gutyo bavuga ngo bagiye kuzimu, ariko ntabwo mbishingiyeho pe. Ariko nabari kuvuga ngo wenda ngo ni ibizimu by'iwabo, twebwe icyo twishimiye ni ukubona umuntu wacu yagarutse nk'uko twatumuzi tukamubona. Uzi kubona umuntu umuzi bakakubwira ngo yapfuye, ni ikibazo. imagine buryo nawe uzapfa abantu bakazi wanyu. Ni n'ibintu nyine na ubusanga nyine byababaje abantu cyane nyine birenze. Buriya kubabaza n'abantu hakaba habayeho no kuba yazutse, abantu nibishimye. Kuko ubu size ngizi ngewe nimba natanze navuze ati wenda mbahaye 10,000. Kuko ntabwo umuntu yakifasha umuntu, kandi mu bantu bifashe bagomba gushyingura umuntu ahantu heza. Niba mvuze ati mbahaye 10,000 mwifashishe, mba nabitanze. Nubwo wenda anazutse ahubwo mba ngize amahirwe. Iyo azutse mpita mvuga ati bya 10,000 bagiye kumushakiramo twarya, bagiye kumushakiramo ibimeze gute. Ngomba kwishima, ariko nitukishimira umupfumani, kwishimira umuntu wapfuye. Uzi ko umuntu arwara ufite umurwayi wawe, nta n'umuntu wo mu muryango n'umwe uraza kugusura, bose urababwira ngo nyamara umuntu wanjye yararwaye, ati mwihangane ye umuntu wanjye yararwaye mwihangane. Urabwira uwana ati umuntu wanjye yararwaye ngo mwihangane, mwihanganira marike. Ariko bumvishe ngo wa muntu ababwiraga ko yarwaye yapfuye, ukajya kubona imodoka z'imicyagari ngizo zije guparika iwawe. Ngaha abaturage umuntu mutavuganaga ari no mu muryango ngo nawe yahakaza aje kureba umupfu. Biriya bintu birababaza.
ayo banze kumufasha akiri muzima ngo abashe bayatanze bakayatanga nyuma umuntu amaze no kwigenda yapfuye. ubwo se baba bayatanze gute kandi nta nicyo arafasha umuntu ngo agaruke? Noneho ikindi kinababaje ni ukuba wenda utaranahageze ari na muzima, ugize amahirwe urahageze arazutse amafaranga wayatanze, nawe utakishimye uratongana ngo mama amafaranga yanjye ngo ibyo narindi kuyatangira ngo ndabona byatunganye. Bitunganye gute umuntu akirwaye? Ya urumva ni ikibazo nyine gikomeye kandi ni n'ikibazo nyine kitabashije nyine kuba cyanezeza abantu. Ngiye cyo navuga rero nuko buri muntu uwo ari we wese yitwa ko ari umuntu afite ubumuntu, agomba kumenya yuko isaha n'umunota urupfu rwamutwara. Agomba kujya yubaha, akubaha umuntu mugenzi we, akamenya ngo haba uyu munsi ibyo mfite byancika, haba uyu munsi ubuzima nabubura. Niyumve ngo ngewe kuba ndiho uyu munsi ngo nibwo bukire. Kuba uriho nyine nibwo bukire, ariko nanone menya ngo umuntu ni umuntu. Niba ufashije umuntu nyamara n'Imana nayo ibibibona, utaha nawe uzafashwa n'abandi. Ushobora kuba uri umugabo ejo ukabimbwa. Nicyo kintu ngiye numva naha n'abantu bakajya ibi bintu. Ya reka tugushimire ku mwanya wawe watakaje utuganiriza kuri ibyo bintu biba byabaye aho iwanyu. Nkubwira ngo amahoro y'Imana abane nawe n'abadukurikiye bose. Imana ikomeze ibakubite imigisha ya danje.